neza hamwe na Sadi. Sadi nari muvugishije ngewe kuri telefone ya Elizafani ntiyabyumva. Mubwira uti fasha Elizafani ibyo ari kugusaba mubyihutishe bive no mu nzira ko wa mbere audit izasomwe birangire. Umubwire na bya bindi nari nakubwiye ku mugoroba. Nakuze ko nabaye mpamagaye ntanyitabe cyangwa yaketse ko akamuhamagaye. Yaketse iki? Ko ntari nabikubwiye. Mubwire ibyo banze mubwire ibyo ngibyo bya mbere. Nyuma umujyaneho n'ibyo ngibyo. Mubwire afashe Elizafani uko byasa kose. Uti mukore ibyo Elizafani akumaze gukubwira ari kumwe na Deje. Sawa. Kamita muvugisha ndakubwira. Twanagira ni yanze namusaba Sadi tugahura icada kabahaye. Sawa. Tukaganira nabahaye. Oya humura nta kibazo. Icyo kirarangira ntabwo bisabiza process. Ikibi icyo ahubwo ugomba kwinsista kuri Sadi. Sadi nubwo atagira amagambo. Ntabwo nshaka ibi bintu Pacifique bimenye. Kuko kubimenya kwa Pacifique ikigo kirahita kibimenya. Nta kibazo. Ndi kukubwira ko ikigo cyahita kibimenya. Narezi Oya niyo bitahita ntabwo byaba ikibazo. Jewe nawe kwiyempoza n'ubundi ariko ntabwo byabuza amagambo. Sinshaka no ko nayo magambo abaho. Ntacyo wabaho kubaho ntacyo buriya ni umuntu umeze nk'iyi. Yawe maze umva rero gafa. Buriya umuntu ngiye kumuvaho manza kumara igihe kirekire. Buriya nuza Pacifique ari amakosa nagiye mubuza. Antro kujya gusebya Christine. Ntabwo ari byiza. Kwirirwa ariko ngezaho namumukuraho nabwira Christine wowe DM kwibintu bizakuye ingaruka. Amamvu yo gukora. Rero ariko shaje we biroroshye. Shaje biroroshye. Ndumva ndakomeza kumugerageza namubwiye. Arambwira ngo ariko ibyo bintu buriya ubundi akanambwira ibyo bintu uvuga uko ntabyumva waritse tugahura turebana nabwo ariko nabo tunavuganye ndumva nta kibazo cy'abakini. Ngiye kibazo babwiriwe kuwa gatandatu idosiye igomba kurangira. Gatandatu ubizirikane ibyo ku gatandatu tuzahurira hariya ku mujyi ikarangira. Ngiye gukora ejo yikora irangire. Kuyikora irangire nzabaye nuza irangiye irimo n'imyanzuro byose no kuwa gatandatu imyanzuro bariya mu bashyiremo imyanzuro binabishyizemo kugira ko ntabite nziza n'ingi y'utuntu n'utungutu naho ibindi by'intambara mu bireka. Turi muri position mbi. Hariho mudamu bayishyize no mu ishakoshi buriya. Benedi bite? Amakuru? Uri kumwe na Gwiza Inkindi? Mumpereza. Halo. Bite Gwiza Inkindi? Ni byiza. Amakuru? Amakuru ni meza. Ubu nguhamagaye ndi kumwe na Elizafani ari kukumva. Yego. Hari iriya audit mwakoze muri Kiyaka. Hari utuntu tutagenze neza. Noneho mpura na Elizafani. Tubiha umurongo. Bituma Elizafani yohereza version ya kabiri ya audit. Nagira ngo rero mumufashe kuri iyo version ya kabiri. Version ya kabiri. Donc hari version ya ari audit rapport yohereje bwa mbere. Yego. Hanyuma haza kuvuga utubazo. Utubazo ndatumenya. Ndaduhanduringa. Na Elizafani. Yego. Hanyuma biza kubyara ko yohereza indi raporo ya kabiri. Nashigiraga rero ngo umufashe. Na Sadi nawe maze kumuhamagara. Kugira ngo mumufashe mukuri iyo ngiyo mukomplainga kuri iyo ya kabiri.
mwumve ko atari initiative ye wumve ko ibyo bintu mbizi. isi ya mbere hari ikibazo ifite, iya mbere yari ifite ikibazo ariko mumufashe ku ya kabiri. isi ya mbere ko atatubwiye twarakoranye cyangwa atatubwiye ikibazo dufite ko twakoranye twese ari akazi twakoranye nka timu, atatubwiye ikibazo ya mbere ifite. umva Gwiza inki, yego hari ubwo ari kenshi ngusaba ko ukora ibintu gutyo ra? ntabwo ari kenshi, ariko nawe ndifuza kumenya niba hari ikibazo wenda kirimo kugira ngo umenye niba hari ibyo dukosora. cyari kirimo mwebwe icyo ndi kugusaba mu rwego rwo kurinda isura ya RCA n'andi makuru mfite wowe ntari kuguha nk'umuyobozi wawe, ndi kugusaba ko wafashe Rizafani kuri iriya version ya kabiri. kuko yumviye version ya kabiri tunayizi, wenda aradusobanura uko byagenze kugira ngo tumenye icyo twakora. Urumva iya mbere yanatanzwe kugira ngo niba nibeshye muri koperative. Iya mbere yaratanzwe, ko twari twamaze kuyikompera. n'iya kabiri iratangwa, n'iya kabiri iratangwa ebyiri icyarimwe. Yego, ikosa ririmo kugeza uyu munsi ni uko koperative ifite iriya kopi mwebwe iyo mwite yatanzwe, uwayohereje yayitesheje agaciro. Yavuze ko batakonsidera iya mbere, ko bakonsidera ikurikiyeho. uretse ko twakoranye yayitesheje agaciro gute? Ariko Gwiza inki, yego ubu ni iki koko ntari kukubwira utari kumva? ni ukwideje, ntabwo ni mu ndabyumva kuko twakoze draft ya mbere ndi kukubwira njyewe nkureberera inyungu z'ikigo. Mufashe Rizafani kuri iriya ya kabiri, naho ubundi koperative iradusoma kandi ntabwo byaba bisa neza. Nawe ari wowe umuyobozi w'ikigo wagitabara uko byasa kose. ntacyo ngo Rizafani aze kudufasha, tuze kudusobanurira neza uko bifite. Aragusobanurira neza, ariko mumufashe iya kabiri aba ariyo mukoraho. Hanyuma kuwa gatandatu nka saa 5 dufate gahunda kuri Nyarugenge. Nanjye wowe na Rizafani na Sadi nanjye tuzahura. Ariko mumufashe kuri iyo ya kabiri. Ntakibazo ngo tuzavugana. Sawa. Uyu nta bibazo agira. Kirakemutse na Sadi buriya kirakemuka. Sadi se nimuzana igihe kirekire. Na Richard aradufasha. Dufasha n'amujyana ku kantu ndakeka ko ari babyemera buri. Kuko ni ka motivation. Urumva barashaka kwica ikigo, ntabwo byaba ari byo. Ihangana rya ntabwo byaba ari byo. Ikindi rega buriya Rizafani, ubu uyu munsi niwe uri muri position mbi, ariko ejo wenda yaba ari njyewe. None se bamuri ikindi yasabye imbabazi kuriya bagiye kumufunga gake yaba muri kure. Ari undi bari kumufunga imyaka myinshi. Abantu uzabona bose nagiye ngurukana nabo ni abantu bafite behavior. N'umuntu nabonaga nanjye agiye kuntera ibibazo. Nanjye mbonye urwaho yangurukana. The same to Pacifique buriya nawe azagira ibibazo. Dutindanye buriya yagira ibibazo. Kuko nta dini agira. Nta dini agira pe. Kutagira idini sinzi ugiye kumva cyako. Mushaka kumvikana ibintu akakanya. Abantu bakaba mugiye mu mata. Akaba arahindutse. Umuntu umwe ari dangerous. En plus ari umuyobozi. Icyo ari ikibazo. Ari ikibazo. Reba nk'ubu aracyagaruka kuri case ya Christine ngo kuki tutamwirukanye. Christine urabona hari akantu twahinduye muri we. Aho kwandikaho inspection kwandikaho audit. Kwa Nkubito aho havuyemo planning. Buriya twirukana Nkubito twitwaje ko twari neminze donc unity itakiri yayindi kuko ikitwa planning nta kikirimo. Okay, kuri Christine byari bitandukanye kuko nubwo
twahinduye izina inspection ariko abastaff bose yari afite yarabagumanye barabudutera no mu by'ukuri n'ubundi ibyo yakoraga nibyo yagumanye ntuza agashango tumwirukanye umva ikintu twapfuye n'uyu munsi kigikururana Pacifique akambwira ati igihe n'iki kugira ngo nirukane Christine ariko wowe nageze aho ndanamubaza ntiyariza pa ariko ubundi Pacifique wowe wirukana umuntu hano muri iki kigo nk'igiki wowe uri iki cyangwa ubona nakuretse ukiyita ngo uri deputy DG ukagira ko kungurira wowe uri division manager ushinzwe inspection ubu nakongereye na inspection n'amaudit nkongeraho ubu na promotion nubwo biri conflict navuga nti wowe rero ntaho uhuriye n'ubuyobozi bw'ikigo ibi bintu bivemo Christine azaguma mu kigo Nkubito azataha Nkubito ngira ngo nawe utera ikibazo Nkubito niwe utera ikibazo cyane Nkubito ndeze ahantu atandeze kuri FPR kwa BPS kandi bose agahita bahamagara ntaza akabwira Nkubito unshaka iki kandi nzakwirukana ni rimwe uzaca mu gitondo ubona ibaruwa ndayiguhaye yo gutaha abizivuma kubera ibikoso uri gukora urabyumva nuko rero nuko byagenze muri make ubu rero aracyagarura izo conflict ndumva zararangiye ntabwo zarangiye kuri baracyari muri izo ntambara Christine apfa gukora akantu gato ubwo intambara ihita ivuga muri ino minsi nabonye babanye neza mbega ni ukumubeshya kandi yirirwa mutema amajosi kuri njye abamubeshya nyine yigize umuntu w'umunyendero nabonye babanye neza n'imikoranire buriya na raporo zisigaye ziboneka ku gihe ayinite igakora akazi ababeshya uriya nta mudamu murimo kiriya ni iki by'abarezi rero ntubona ko ndi gutinya ko yamenya iyi dosiye kuko yumva yabisaramo we yahita dutwika oya yabasaramo cyane yabivuga ahantu hatandukanye bikomeye njye ntacyo yantwara nawe ntacyo yagutwara afe ntacyo yagutwara mpari kuko namuhabura nanamwandikira niyongera no kuzana amagambo ndatangira nzamwandikira vuba nakomeza kujya azana akajagari mu bakozi ariko urabona ibintu by'amagambo mu minsi yashize ubona gutyo hafatwa izindi ngamba ubona ba Francine ibintu bamaze reba umuntu ukururana na Francine Christopher ari umuyobozi ugakururana na Francine z'ubwo bakururanye ngo mu bintu ngo yaramuvuze ngo sinzi urumva uri kuvuga na Francine araguseka cyane n'umwana ntabwo yakabaye ngaho ahubwo mbwira Kigali umuntu ubona yaba chief inspector ni mu bakozi bacu ntabwo ari Francine birabyanga basa n'uwabyanga yakabaye byanga icyo bitwaye kugira ngo hari wenda nuko umushahara ugabanuka umushahara kuri we uragabanuka kuko ageze hejuru gato kandi ubwo yatangira n'ubundi aho yari ageze aho hasi nta kintu mumariye we kuko Francine ari hejuru amaze igihe kuri hasi yari hejuru ariko ni ntuza buriya wabonye ntuza tayito buriya ntuza y'ubuyobozi ifite ikivuze imuzamura ku tundi nawe muri na CV irazamuka buri kimwe yuko yaba ari umusharije ntabwo ari kimwe nuko yaba ari officer ntabwo byaba ari kimwe rwose kuko biba bigize gusa undi muntu biharaniye imbere ntabwo umuntu yabashaje ntacyo ufite imana share se yabishobora share nta n'icyongereza azi ntabwo azi kwidegura ubu share ni umwana mwiza yajya gukiga wasanga yanabishobora ariko undi ntuza buriya iyo wabihawe ntuza wabishobora buriya ahubwo buriya asaye ntabimo yakwemera se sinuza se sitayito undi muntu ufatira iwacu Rutebuka buriya nawe yabishobora Rutebuka undi mu inspector buriya David
David buriya yabishobora nanone hari ukuntu agerageza kuapproachinga abayobozi. David nawe ariko uko biri rero na prefera David kurusha abandi bose kuko nta ntuzaze reaction ziwe no gufata ibyemezo aho ukuntu ubona harimo resonance. Harimo resonance kurusha abandi bantu buriya. wasanga David David kuko ubundi ntabwo yakabaye yabyanze ubundi ntakabaye babyara kuko ni indi ntuza sivi bizamutse. David wenda uko ngo kubona ngo raporo ya David biragoye. Icyo cyari kwafashe responsibility y'ubuyobozi yabikora. Ni weakness abantu baba bafite ariko ntekereza ko yafashe responsibility y'ubuyobozi yamenya ko agomba gutanga report. Ubu umuzabye report yavuga ngo ndayiguhe ejo ntayiguhe direct yayiguhe. Ndashaka umugore mwiza harimo jenda harimo na jenda ubu wari ugiye he? ari ngiye hanze ndagenda ndazindukira mu gitondo nka saa 2 nyuma mbone kugira kuwa gatandatu ubabwire na Sadu umubwire kuko twazahura saa 4 n'igice kuri Nyarugenge. Arimo ntekereza ko agize ndavugana nongera mvugane nabo numva agize resistance ushaka Richard ibyo muzahura mbere yuko twe tuza namubwire nabo kamuza ka motivation kugira ngo abyemere yihuse. Atabyemera arabyemera nihorera arabyemera kandi umekinga shwa ko batari kubibwira abandi bantu. Oya ndumva nabo ntabwo baba babikora. Baza ntabwo avuga guzi inkundi nta nubwo avuga. Izigire ntabwo avuga burya avuga icyo umubajije nta kindi. Na Sadi buriya avuga gake yavuga ibyo umubajije. Buriya no mu bantu bashobora gusakuza bakavuga ntabwo bakigendera. Ntabwo bashaka amagambo menshi. Nubwo umuntu yabikora gutyo reka tubikore gutyo. Rero ngiye kugenda nkore raporo. Ni ubwo kwa gatandatu tuzahurira ku murenge ejo nzaguha progress. Uzambwire ejo ku mugoroba nzaguha progress noneho hanyuma tugire wenda nzabanza nabahe ntuza murebe uko imeze imyanzuro nibagezeho murebe ko tugomba kwitwara neza kuva ari n'abantu b'abagome nubwo twabikora gutyo. Nanjye reba ndi kubatinya kandi tuziranye. Ntabwo njye nagenda mwari muje gusenga ariko oya ntabwo reka da uvuye mu nama ahubwo kuri Lebanoni hotel nari natanze ikiganiro mu banyamakuru hanyuma mvayo nza kuri classique mva kuri classique nza hano haraguru muri IPRC burya rero mu telefone ndi gusohoka nza hano ndabona hano ariho profile sawa sawa murakoze kandi nawe icyo ikindi imyanya tuzashyira ku isoko icyo wabona wabyimba bya nzababwira tuzashyira ku isoko iriya specialist ya chief inspector tuzashyira ku isoko ariko nta yindi waba uri hasi undi n'ubundi nuriya wa Richard mwarebamo kamwe da akahise ya specialist twareba tuzareba reka tuzavuga sawa murakoze kore neza sawa
nabeshya